izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugire amahoro. Basaserdoti biyeguriye Imana bakristu muvandimwe, bashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya wadushoboje twese kugera hano muri uru rugendo nyobokamana, urugendo rutagatifu, urugendo nyobokamana rutwibutsa ko kuri iyi si turi abagenzi tugana Imana. Ni urugendo rukuru kuva kera abakurambere bacu no mu kiragano cya kera, uburyo na Yezu ubwe ababyeyi akiri na muto bamuzanye mu rugendo nyobokamana i Yerusalemu. Natwe rero nk'abakristu, urugendo nyobokamana ahantu hatagatifu bihatwibutsa ko ni ubuzima bwacu tuba tugana Imana. Hano umubyeyi Bikira Mariya yatugaragarije urukundo rukomeye, atwigaragariza azanye ubutumwa hano, aduha ngo tubugeze no ku bavandimwe bose ku isi. Aba rero ahantu hatagatifu tuza gutaramira umubyeyi Bikira Mariya no kumwiragiza. Bityo rero uko twaje buri umwe afite icyo wasaba Nyagasani binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya, buri umwe uri hano, ingo ziri hano, paruwasi ziri hano, imiryango y'abiyeguriye Imana, archidiyosezi muri rusange, tumuture ibyifuzo byacu, ibyo tumusaba muri uyu mwaka wa Yubile, n'umwaka w'ikenurabusyo tuzatangira mu minsi iri imbere. Tubanze rero dutegure imitima yacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo tubikorana umutima wigoreye n'Imana kandi wigoreye n'abavandimwe. Tubanze twicishe bugufi, dusabe imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo dufite umutima ukeye, wigoreye n'Imana kandi wigoreye n'abavandimwe. Nemera imbere y'Imana ushobora byose, wanatumiye rwose, yanatekereje, yanavuze, yanakoze, yanejeje gutunganya, wanatumiye rwose, kandi nginga Mariya mutagatifu mu iteka, abamarayika bose n'abatagatifu bose n'abavandimwe musabire mu Nyagasani Imana yacu. Imana ushobora byose nitubabarire, dukize ibyaha byacu maze zatugeze mu bugingo bw'iteka.
Someone
amasomo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Sofoniya. Rangurura ijwi wishimye mwari w'i Siyoni, Isirayeli kuririmbe, ishime uhimbare mwari w'i Yerusalemu. Uhoraho yakuvanyeho imanza zari zigushamiye, yirukanye abanzi bawe. Umwami wa Isirayeli ubwe akurimo rwagati, ntuzongere ukundi gutinya icyago. Uwo munsi bazabwira Yerusalemu bati witinya Siyoni, ibiganza byawe ntibireke gucika intege. Uhoraho Imana yawe akurimo rwagati, niwe ntwari ikiza. Azishima cyane ku mpamvu yawe, mu rukundo rwe azakuvugurura, azabyina kandi azarangurura ijwi kubera wowe. Mbese nko mu byishimo by'iminsi mikuru. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niduhimbarwe tuvuze impundu, kuko Imana yacu iturimo hagati. Niduhimbarwe tuvuze impundu, kuko Imana yacu iturimo hagati. Umukiza wanjye ndamwiringira kandi sinkigira ubwoba, kuko imbaraga zanjye n'imirimo yanjye ari Uhoraho wambereye agakiza. Niduhimbarwe tuvuze impundu, kuko Imana yacu iturimo hagati. Ushime Uhoraho, urate izina rye, nimwamamaze ibikorwa bye mu mahanga, nimuririmbe Uhoraho. Niduhimbarwe tuvuze impundu, kuko Imana yacu iturimo hagati. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihumbe, naho icyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragirane umwete, ntimukabe abanebwe, nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. Mwishimire amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimukahweme gusenga. Musangire n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Musabire umugisha ababatoteza, mubasabire umugisha aho kubavuma. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimugararikire ibibasumbye, ahubwo mwimenyereze ibiciye bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hallelujah.
byanditswe na muri iyo minsi mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa yuda agera kwa zakariya aramutsa elizabeti. Nuko elizabeti yumvise indamutso ya mariya umwana atwite yisimbiza mu nda, maze elizabeti yuzura roho mutagatifu arangurura ijwi ati wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko mariya nawe aravuga ati umutima wanjye urasingiza Nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugaga rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yanambuye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza bintamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Injili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, duteraniye hano kugira ngo twifatanye n'umubyeyi Bikira Mariya wifuje kwifatanya nk'uko Bikira Mariya yafashe urugendo akajya gusura Elizabeti mutagatifu akahatera ibyishimo bikomeye. Natwe kudusura hano Kibeho ni rwa rukundo yatugaragarije, nk'uko tubivuga mu wibukiro y'ishapule. Bikira Mariya agiye gusura Elizabeti mutagatifu